kiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Hanyuma ati mwiriwe munafite 50 wakora iki inama zanyu ni ingenzi mu karere ka Ruhango turabakunda cyane. Coach wakongeye ukabasubiramo ikintu abigishije. Ikintu cya mbere gikenewe muri business ntabwo ari amafaranga. Ni hustle. Bibabwire neza mu kinyarwanda babyumve. Hustle ni ikindi nanjye sinabyumva. Ntabwo dusuhuza Ruhimba Patrick n'umuntu dukurikira kuva kera, nsuhuza na Bruno. Mujye munatubwira ahantu muherereye biradufasha cyane. Mike, nanga kuvuga teori kandi urabizi. Nanga kuvuga amateori. Ubu ngubu ngiye nkunda kuvuga ibyo nakoze, byaba byaraciyemo, byaba byaranze. Nibyo ariko. Urabona ko nemera ko buri bintu byose bigenda bihuza, bidufatanyiriza hamwe kugira ngo tuzanire ibyiza, right? Nk'ubwo ndebye nafashe umwanya wo gutanga muha bopera nkuko bivuze gushize. Gutanga nibyo kugira ngo wige ibyo kugurisha amazi no kuyubaka. Ariko cyo namuhaye ni iki? Njye namuhaye ubumenyi nari mfite mu bijyanye no gukora strategy, planning, marketing. Uyu munsi twakoze inama wenda kugira ngo iyo tuvuga ngo strategy na planning n'icyo byo bikora. Ubu ngubu twagize ko twagushinze ku mukiriya ariko dukora ibiciro nabi. Mu muhabiciye se cyangwa byinshi twari guhomba 50 ko twagiye gushyira imibare runaka kubera communication yagenze neza. Ibiciro byari bihari ako twagiye kubishyiramo. None ngiye nk'icyo nkora n'icyo nkaho ke byapfiriye he. Communication yaje ivuye aha n'indi ivuye aha kuko ziri all over zanatandukanye, niyo mpamvu tubasha kuzihuza fasile mu gasanzwe ibintu bimwe na bimwe, right? Cyo cyane nibwo rero umuntu agikemura. So hari software twazanye kuko nabikoraga na mbere ihuza byose ari ibiciro, ari kwandikira abakiriya, ari amadokima byose bisigaye biri hamwe. Kuko idakwemera ko ukomeza utagize gute utujuje ibyo wagiye wishyiraho byose. Ndakaba twakoze n'amatoke turi abantu 6 7 8. Nibwo dukemura iki kibazo dusanga hari nk'ibindi akeneye bya extra nk'amatara twaciye amatara ku giciro cya base, ariko amatara na iPhone ashaka a extra. Kandi aho tudufite uburenganzira bwo kongera 10%, 20%, 30%, 100%, nta tegeko rero bihana. Ngo tuyagaruze niba twadusanga dushyira 15% no dushaka kongeraho 35%. 35 cyangwa 40%. Hamwe agosha droite noneho ya perte ntibe ikiri 50 none igahinduka 50 no 60. Ariko akavuma n'ikindi kizo cy'uko noneho twakire system ituma bitazongera kuba mu kujya imbere. Ya miscommunication itazongera kuba. Nk'ibyo cyane ibyo nazanye muri company. Kuzana sales and marketing. Urumva ngenzanye skills zanjye ku buntu. Ariko nanjye nige uko amazu y'uko gurisha network ye kuko network. Buriya ibintu bya mbere bikomeye ku isi ni ibintu bibiri. Ni time bifite agaciro. Ni igihe network ibyo bintu bibiri. N'umenya agaciro k'igihe na network uzumva bwawe uzahinduka. Rero kugira ngo ninje mu kubaka binsaba network kuko abamiliyoneri benshi badashaka kwinjira muri network kuko badashaka kwinjira mu bwubatsi kubera iki? Kuko badafite network, badafite ubafata akaboko. Bafite amafaranga, bafite igihe ariko ntabwo bafite network. So rero kumufasha nanjye maze umwaka network yanjye namaze kubibona, maze kubaka inzu ya mbere uyu munsi mukaya dufite inama n'inturangiza ikiganiro ku ya kabiri tugiye gutangira ndavuga izanjye sibyo? Gatatu bitwabivuze ngushize. So rero ngarutse kuri icyo uruvuga afite 50 nakora iki? Yafata yakoresha tike yo kujya gukorera umuntu runaka ubona ufite business fatika umwigireho. Umwanya wawe ubumenyi bwawe nyuma y'amezi 3 mu mwaka, then you can go start your own thing. None wajya muri story ya Bible cye umutipe agiye gushaka umugeni. Barambwira ati banza ukora imyaka 7 n'igice tuzaba umukobwa n'ibintu n'iki byose. Agakora imirimo y'amaboko kugira ngo bazabe umugeni. Bazabe umugeni n'ibintu bamuri avance n'icyo yongera kubisubiramo abajyanye abakobwa babiri n'ibintu bitandukanye. Icyo nshaka kugarukaho ni iki? Kwatisha ni ikintu gisanzwe mu muco wacu. Ariko twibaza ko hari ibishyashya bindi special, nta kintu gishya munsi y'isi. Gendera umuntu ushaka gukora ibyo akora nivuga ati business nabona yinjiza ari mu muke ni gute namukorera akanyatishwa uburyo mvuga ngiye kumuha urugero rworoshye naho abantu kugira ngo mbivuge mu rurimi rworoshye nawe wumva kugira ngo nukuzuzanya ariko ubu ngubu mu buzima busanzwe nkunda guteka maze iminsi mvuga nti ndashaka kwiga uburyo bakora imigati process yose n'ama cake. Nabonye umuntu umwe ubizi kandi ubikora. Ubu twumvikanye ko nzajya njyayo kwiga 2 mu cyumweru cyangwa 3 na madamu tujyane buri saha 2. Nanjye icyo nzakora in return cyangwa se mu kwishyura ibyo yankoreye anyigisha, nanjye nzafata igihe cyanjye kugira ngo mwamamarize ibikorwa akora binyuze ku mbuga nkoranyambaga zanjye, binyuze mu bindi bikorwa nkora, nanjye mwamamarize mukorere publicity. Urumva nicyo bita win-win. Nagiye nzamwungukiraho ko nzigira ibyo byose
hanyuma n'abanyungukireho kuko azaba connect na audience yanjye kuko nishyiraho keke imwe byanze bikunze izabonwa n'abantu ibihumbi 10-20 ibihumbi 10-20 ntazabura 5 cyangwa 20 bazajya kumugurira urumva rero abantu no gutangira kwiga bene ibyo bintu nkuvutse ndamujene giye nta talent ikomeye mfite nta kibazo tanga umwanya wawe umwanya ufite agaciro sibyo muri umwanya urutanze urukwemo n'iki kindi urakuramo ya experience utari usanzwe ufite